Nyuma y'uko ayoboye ikipe ya Rayon Sports akaza kuvugamo ibibazo byinshi, abenshi muramwibuka aho yahinduraga ibintu byose muri Rayon Sports agitorwa. Imigabo n'imigambi ye yavuga ko agiye guhindura imikorere n'imiyoborere ya Rayon Sports ikaba ikipe y'igitangaza, ikipe ikomeye, aho benshi bavugaga bati iyi kipe yarigeze mu matsinda y'imikino nyafurika, noneho ubutaha iratwara ibikombe yaba ibyo mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ariko siko byaje kugenda. Uyu Munyakazi Sadat wazanye imishinga ibaho nitazabaho, abo benshi babibonagamo nk'inzozi, aho uyu mugabo Munyakazi Sadat yahawe intebe na Muvunyi Paul wari umaze kugeza iyi kipe mu matsinda y'imikino nyafurika, aho uyu mugabo yazanye imishinga iyo kunywera ku masitasiyo iyo yose yaranze, azana stade yateruye igishushanyo mbonera cy'ikipe ya Tottenham Hotspur arayimurika. Abenshi bati abazi uyu mupira w'u Rwanda bati ibi ngibi agaragaza katubitega amaso turebe koko ayo mafaranga aho azava. Ntibyateye kabiri aba atangiye gucamo abafana abacamo ibice, bamwe batangira kugenda bikekana, aho kandi bahuzwaga n'ikipe yambara ubururu n'umweru itazirwa akazina ka gikundiro cy'Abanyarwanda kugeza na n'uyu munsi, aho abenshi bavuga ko agifitemo ijambo, aho bivuga ko ubuyobozi buriho muri iyi kipe bwaba bukigendera mu birenge by'uyu mugabo Munyakazi Sadat waje guhagarikwa n'ikigo cy'imiyoborere myiza RGB. Yari yaramaze kwirukana muri bamwe mu bagiye bakora amateka akomeye muri iyi kipe yambara ubururu n'umwe. Munyakazi Sadat aho avuga ati hari abantu na n'ubu bavuga ko yabaye perezida wa Rayon Sports, ati hari abantu bavuga ko nabaye perezida wa Rayon Sports, ngiye Munyakazi Sadat ndi umukene, nubwo ntazi icyo bashingiraho, reka mvuge nti ubuzima bwanjye nabuhariye Uwiteka kandi yampaye umutima wo kunyurwa na duke yampaye. Igishoro cyanjye ni ukuri, ubunyangamugayo no kuba umwizerwa, kandi nkahindura ibikomeye. Abenshi bati bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye, bati ariko Munyakazi Sadat koko warahinduye, ariko Rayon Sports aho wayigejeje na n'ubu kuzahikura bizagorana. Ati itariki ya mbere z'ukwa kane Uwiteka azandinde umutungo nahuguza abandi, kandi azampa ibikwiriye. Iyo ngoswe n'ibibazo n'ibigeragezo niwe nitabaza kandi arantabara, ambera ingabo inkingira. Iyo mbuze amafaranga nitabaza inshuti kandi zikantabara, kuko nizeye uzanyurwe n'ibyo utunze bizatuma utifuza iby'abandi. Ku itariki ya 3 z'ukwa kane uzatera imbere kurusha abandi, muri mwe ni uzashobora ubunyangamugayo, ukuri kandi akaba umwizerwa, akubaha kandi akiringira Uwiteka. Ukiri muto uzamenya ibi asumba benshi, ntuzatinye kwita ikintu uko cyitwa, kuko umunyakuri ntagira ubwoba kabone niyo yakwasamirwa no mu nda y'isi. Ubukene icya kane, ubukene si ukubura ubw'umutungo n'amafaranga, ubukene bukomeye ni ubwo kubura ubwenge n'ubumuntu. Ubunyangamugayo uzatunge duke tuguha amahoro ku mutima, kuruta gutunga byinshi bituma uhorana umutima ugucira urubanza. Utitaba foni utazi, uhora wihishahisha wikanga baringa. Icya gatanu, kwicisha bugufi no kubaha buri wese niryo banga ryo kuramba. Abo ubona usumbye umutungo uno munsi batariho, hari byinshi utabasha kugeraho, haba icyubahiro cyabo, kuko Imana yaremanye umuntu icyubahiro. Irinde kwiratana ibyo Imana yagutije, kuko ntawe umenya aho ejo azaba ageze. Cyakora abariyo twese turagushimira umurongo mugari wasize muri Rayon Sports, kandi tukaba tunawugenderaho kugeza aya magingo. Uri intwari cyane Munyakazi Sadat, ahubwo mu cyubahiro cyanyu mbikuye ku mutima bwana Sadat, nkusabye akazi akariko kose nibikunda muzampamagare kuri nimero. Ati murakoze. Undi araseka ati byibuza se wakabuze kuvuga ibi ngibi, kuki utabivuze mbere? Bakumenerehomo bose baba bahagaze gute birenze ibi ngibi? Ati they will know you, twarakumenye. Undi ati kandidatire igeze he ngo tujye gushyira itafari muri Ferwafa? Naho ubundi ntawe unyura bose, gusa njye nakwigiyeho byinshi. Wowe urubanza kandidatire urumva umureyo yakwicazwa muri iriya nzu kweri? Undi ati reka mvuge ibyo nabonye mbona. Iyo abantu bamenyereye kungukira mu kavuyo, iyo haje ushyiraho umurongo n'amategeko ntibabyumva, kuko baba babona inyungu zabo zibangamiwe. Ariko iyo imbuto zitangiye kwera babona kwibeshya kwabo. Abataremera bazigishwa n'igihe.
abavuga ibyo baribeshya cyane kuko Rayon Sport ntabwo yari ikeneye amafaranga ya perezida, ahubwo yari ikeneye umurongo muzima. Rero icyo waragikoze kandi abenshi turakigushimira, kandi wayoboye ekipe yacu mu bihe bigoye cyane bya COVID-19. Rero n'abaturage ubwabo bitabwagaho na leta. Ibyo uvuze ni ukuri 100%, ariko hari icyo tugusaba twe nk'abakunzi ba ruhago muri rusange. Tugusaba gukora imishinga ikomeye ariko zikorwa n'abantu bafite mu mutwe hafungutse. Sadate Munyakazi, watwemerera ugatanga kandidatire yawe muri Ferwafa, turagusabye ibitekerezo byawe birakenewe. Undi ati ubusore urashaka kujya muri Ferwafa nayo uyicemo ibice, noneho bizagarukira he? Undi ati mo perezida w'ibihe byose Munyakazi Sadate, nakwigiyeho byinshi ariko ikiruta byose ni uguhagarara ku kuri ndetse no kugaragaza ukuri. Ati till the last breath, kabone niyo waba ubona abantu bose bagushizeho nta gupfa kumanika amaboko cyenyege. Undi ati abo bihorere Monsieur Sadate, wirinde abakurangaza kuko muri abo bose birirwa bavuga ubusa ntawe ugutunze, kandi ndibaza ko nta n'uwo usaba. Keep moving on, let them talk it, kandi bazahekenya bayamarire mu nda. Ntukajye impaka n'ikigori kuko abantu bashobora kubitiranya. Amusore ati thanks brother, in fact Muslim's teaching focuses on the human values, so when someone is with genius characters and get good teachings, he or she become able to deal with all circumstances. Undi ati nubwo ntawemerwa na bose, ariko rwose ibyo wakoze birahagije kugira ngo abantu banyurwe, kuko wabikoze mu gihe kigoye. Ariko umuhanga yaravuze ngo ni byiza guseka nyuma. Tugushimiye umurongo mugari wahaye muri Murera. Undi ati ongera volume, ibi ngibi wakoze nta gatonyanga, ariko ibitekerezo byawe birakenewe. Ariko nawe hari ibyo wakoze bitari bikwiriye. Burya koko mu bihe bikomeye umugabo nyamugabo niho agaragarira, nubwo abyimaga amatwi abamugira n'inama batuma ukuri kwe gukomeza kuba ikibazo. Ati faranga urarifite, ubuse miliyoni zikabakaba muri 50 wamenyemo warazishyuwe, ujye ubareka. Yaba umuntu urabufite, ariko n'ubushobozi bwo mu mufuka urabufite. Ushaka wanandemera, dore mpagaze nabi. Undi ati abakwita umukene nuko batakuzi. Ejo nakubonye utanga amabwiriza hano hafi yanjye nyakubaha, mpita mbona ko ukazi. Tukwifurije iterambere, naho ubundi isi ntawe unezeza rubanda. We are proud of you Mr. President. Icy'ingenzi nuko waduhaye, kandi tuzakomeza kugufata nk'intwari. Ndavuga abumvise filozofi yawe ndetse n'abandi bareba kure. Turagukeneye muri Ferwafa. Your passionate spirit to read by reality can change something. Undi ati byaterwa n'ubukene bavugaga ubwo ari bwo. Undi ati ndagukunda cyane. Undi ati ariko Sadate, igihe kirageze ngo nawe ugaragaze koko ko ari cyo wafasha Rayon Sport. Bive mu magambo yo kubona akantu kose ukakiyitirira. Hakenewe n'izindi mpinduka mu byo ukora byose kugira ngo abantu nabo bakomeze kukuboneraho icyizere, kandi ibyo wagaragaje muri Rayon Sport biragira ko wanabigaragaza mu ikipe y'igihugu ubaye umuyobozi wa Ferwafa. Ati maze iminsi nitegereza ibirimo kuba muri siporo yacu, nkasanga cya gihe abasportife twari dutegereje kigiye kugera. Siporo igomba kuba isoko y'iterambere mu bukungu, imibereho myiza y'ubukerarugendo. Urakoze mukundwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Urakoze Aurore Mimoza, Minisitiri wa Siporo. Undi ati witegereje ubona ko siporo igiye kuba igitegererezo mu karere no muri Afurika. Ndasesenguye abantu benshi n'abayobozi uko bitaye kuri siporo, mbona igisigaye ari twe nk'abasportife ngo dufatanye amahirwe ukuntu bakurikiranye siporo. Mbona kuri ubu Visit Rwanda yatuvugururira, noneho natwe no mu makipe tukabigaragaza ahangaha. Ati ntibatuvugururire gusa, Amahoro Stadium na Petit Stade n'ibibuga by'imyitozo, ubundi imihigo ikomeze kwezwa. Ati byihore Covid yaratuvangiye, ariko bitari kera u Rwanda bazarwumva. Undi ati iri kugenda izamo agashyuhi, hasigaye Ferwafa ikiri mu nzozi. Undi ati usigaye uvuga ibintu byiza gusa, tsinda kandi ukomeze ukora ibi byiza, kuko ukuri iyi Ferwafa izagaragaremo umuyobozi uzana impinduka zizatanga icyizere ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ni nyuma y'uko ibi ngibi bigiye bigaragara ko umukuru w'igihugu nawe yije muri uyu mupira w'u Rwanda, nyuma y'uko hagiye havugwamo ibintu byinshi bitandukanye bitari mu murongo muzima, aho basket myugariro w'ibumoso
wazamukiye mu ikipe ya Rayon Sports Mangwende Emmanuel Manishimwe. Uyu mukinnyi wazamuwe na Batista i Nyanza mu ikipe yambara ubururu n'umweru Rayon Sports, akaza guterwa agapapo Rayon Sports igaterwa agapapo na APR ubwo ikipe yavaga gukina Rusizi ya Rayon Sports. Uyu mukinnyi yaje guhabwa amasezerano n'ikipe y'ingabo z'igihugu. Mangwende yavuze ku mvune ye yatumye adahamagarwa mu Mavubi. Myugariro wa APR Football Club n'Amavubi ku ruhande rw'ibumoso Imanishimwe uzwi nka Mangwende avuga ko imvune yagize yatumye adahamagarwa mu ikipe y'igihugu ubu irimo koroha, ndetse nyuma y'iminsi 2 azaba yatangiye gukorana na bagenzi be imyitozo mu ikipe y'ingabo z'igihugu. Mangwende ntabwo yahamagawe n'umutoza w'ikipe y'igihugu mu bakinnyi agomba kwifashisha mu mikino ya gishuti azakina na Central Africa ku munsi w'ejo kuwa gatanu no kuwa mbere w'iki cyumweru gitaha. Uyu myugariro aganira n'urubuga rw'iyi kipe yavuze ko ari imvune yo mu ivi yagize ku mukino w'umunsi wa 2 wa shampiyona mu makipe 8 ahatanira igikombe ubwo APR Football Club yanganyaga na AS Kigali igitego 1-1. Umukino wabereye i Muhanga. Ati nagonganye n'umukinnyi wa AS Kigali ubwo twakinaga nabo mbabara mu ivi, ariko ntabwo byari ibintu bikabije cyane. Abaganga barasuzumye basanga bidakomeye cyane, bansaba kuruhuka bampa n'imiti. Yakomeje avuga ko abaganga bamusuzumye bagasanga bidakomeye cyane bamuha imiti yo kumworohereza, ubu akaba ameze neza, ndetse mu minsi mike atangira imyitozo. Atubumeze neza nta kibazo mfite rwose, mu minsi mike ndaba ntangiye imyitozo, imiti narayinyoye neza, ubu meze neza ku buryo nyuma y'iminsi 2 nzaba ntangiye gukorana imyitozo na bagenzi banjye. Mangwende akaba agomba gutangira imyitozo afatanya na bagenzi be kwitegura shampiyona izasubukurwa tariki ya 10 Kamena. Kugeza ubu ngubu Mangwende akaba ategerejwe na bagenzi be ngo akomezanye imyitozo nawe kuko iyi kipe